iyo ubonye umugabo mwiza muzima urabyibuha ugatohagira. hanyuma we n'uruhe rwego umushyiramo? Afite umugabo mwiza kandi muzima. Kuki ari gutaka? Nyine arataka kuri iyo mpamvu, ariko ikintu namubwira azamenyera. Azamenyera. Iriya ni inkono umenyera ikagukubita ikakuryohera ibihe byose ukanyurwa. Ahubwo hari ikintu cyamutonze uriya mugabo afite nyakubahwa hari kazi. Ushatse kuvuga afite iki? Nyakubahwa se nawe mu mibonano yarahamutse. Oya nawe se nyakubahwa nyine yarayibonye arahahamutse. Yarahahamutse. Ikigaragara wambaye neza by the way nukuri ndetse kubabesha. Noneho abantu bavuga ngo minise noneho baravuga ikira nakwisemo igitenge. Abantu bajyaga bavuga ngo wambara mini. Imyenda yose turayigira. Imyenda yose turayigira mu isoko, n'ubundi habamo imyenda yose muri rusange. Uwo ushatse wose urawugura kandi ukawambara ukakubera. Vuga ngo mini uraberwa nayo. Hanyuma igitenge nacyo cyakubera, nacyo cyambera, ipantaro yambera. Ntibazagire ngo utunze mini gusa. Ndambara mfite imyenda rwose. Ntago nje kubaratira ariko ndayifite. Mahoro y'Imana bene data, nshuti y'umusaraba ngo wayikaze kugira ngo tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tuza kuba tubana n'umwe mu batumirwa bacu twararetse uyu munsi. Ngewe uri kumva kuri mikoro ndetse uyu munsi wongeye uri kumva kuri mikoro nitwa Samo cyangwa se Samo w'Imana. Hanyuma tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kugira ngo tuze kubana. Hanyuma ni wowe udukurikiranye ngo wayikaze kugira ngo ibintu bize kugenda neza, ibintu bigende neza mu izina rya Yesu. Aho uherereye cyane Imana ikomeze kuguhira muri byose. Hanyuma ngo wayikaze rero wowe udahema kudukurikirana kuri Zoom 3 TV. Hanyuma ngo wayikaze nawe utarakora sabu yikore ibintu bigende neza. Hanyuma tuguhaye ikaze umwari Adeline. Murakoze cyane. Turi kumwe na Andrera. Umwari Adeline. Umwari Adeline. Mama cyangwe. Wakwita mama cyangwe yabakosheje? Ndumva ko ari akazina keza kagasirimu. Mama cyangwe. Mama cyangwe ni nkuko yakubwira ati uhora usa neza. Yego. Madamu mwiza mu yandi madamu. Yego. Hanyuma umwara Adeline tugarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kugira ngo tuze kubana. Hanyuma abakunzi bakurikiranye Zoom TV 3 cyangwa 3 mu cyongereza ni 3. Ariko tubwizanye kuruza icyongereza gakeya. Hanyuma n'iki kintu wabwira abantu badukurikiranye? Tugwaye ikaze. Ndabasuje cyane, muraho cyane, muraho. Ndabakunda cyane by'umwihariko, ndashima abantu bajya kuri channel Zoom TV bakarebaho. Ndabakunda cyane. Nawe utarajyaho genda urebe kuri Zoom TV. Urahasanga umukobwa cyangwa se igitsina gore cyitwa umwari Adeline. Yego. Umwari Adeline ni muntu ki ku muntu umubonye bwa mbere kuri ino channel yacu cyangwa se yanyu? Umwari Adeline no igitsina gore cyiza cyishimira abantu. Nkunda n'abantu cyane. Nta mutima mubi nyine ngira. Ntago nawishyiraho kandi ntawugira. Umwari Adeline dukomeza mu kiganiro cyacu. Umwari Adeline dukomeza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hanyuma umwari Adeline suhuza abantu ahantu hari akarere ukunda mva suhuza abantu ni he? Karere k'ivuko ryanjye mu Mutara. Kabarore Gatsibo. Ncuje mukecuru wanjye uriyo. Shuje abavandimwe muri rusange bahari. Yego. Iyo abantu bari kukureba ba Gatsibo baravuga ati dore wa mwana wacu. Ati dore disi cyacu. Suhuza abantu mwiganye. Cyarakuze disi. Suhuza abantu mwiganye. Hariya hantu ntago nigeze miga cyane. Wize he? Miga nakunze kwiga Kigali. Kigali. Ahantu wize ni he muri Kigali?
Kabusunzu nahize primaire. Inyamirambo hariya. Yego, Kimisagara Kabusunzu. Yego. Narahize. Shuza abanyeshuri mwiganye muri Kabusunzu. Ese ubu baranyibuka we? Baranyibuka. Ariko ambonye ahita nyibuka. Cyane. Ndavuga ati dore Discaderine. Ndabasubira cyane, hari n'abandi bana twiganye Ikibungo. Bo bajya banambona tujya tuvugana. Ni abasore. Ni abasore, ni abana b'inshuti zanjye cyane. Ndabasuhuje. Barahari cyane. Cyane bamwe barakuze babonye amafaranga, bamwe ni abashoferi, abandi ni abamotari, abandi bagiye hanze. Ndabashuje cyane. Hanyuma tudatinze, ikigaragara wambaye neza. By the way, nukuri ndetse kubabesha. Noneho abantu bavuga ngo minise. Noneho baravuga ikira. Nakwisemo igitenge. Abantu bajyaga bavuga ngo wambara mini. Imyenda yose turayigira. Imyenda yose turayigira. Mu isoko n'ubundi habamo imyenda yose muri rusange. Ushatse wose urawugura kandi ukawambara ukakubera. Vuga ngo mini uraberwa nayo. Hanyuma igitenge nacyo cyakubera. Nacyo cyambera, ipantaro yambera. Nibazagire ngo utunze mini gusa. Ndambara mfite imyenda rwose. Nago nje kubaratira ariko ndayifite. Yego. Usanga Adri hari ababyeyi benshi bambara nkawe, ariko ugasanga keshi bahetse abana kunda. Nibayeke ku mugongo basohokanye n'abatware babo cyangwa se bajyana runaka. Abo babyeyi n'ubuhe butumwa babagenera nabo? Kuri iriya metso iba hano kunda se? Kumbwira ngo uri kubona umuntu yambaye imyenda myiza igitenge nk'icyo wambaye, uburedi nyuma agakurikiza guheka umwana akunda. Shambana atari umuco w'Abanyarwanda. Ntago ari byiza, ariko si byiza ku mwana. Ku mubyeyi nabwo uzi ukuntu bivuna. Biranavuna, ntekereza ko umugongo no kunda igisirimu niki. Ni umuntu uhetse mu mugongo. Oh yes. Yego. Guheka mu mugongo ni ibintu bisobanutse bya Kinyarwanda. Yego, nibivuze ko hari n'abantu barwara umugongo bura bataheka mu mugongo. Kuyigura biterwa n'impamvu runaka. Hari biri kuvuga ko ababyeyi cyangwa se abamama namwe muri guhohotera abagabo, ariko ibyo bintu nibyo cyangwa barabesha? Ingeri zose zirahohoterana muri rusange. Umugore yaguhohotera, umugabo yaguhohotera. Cyane abagore barahohoterwa cyane. Kuki abagabo mutumva ko ari mwe muduhohotera? Rega abagabo muturusha imbaraga. Nyine imbaraga Dore buretse ntabwo twemera. Niyo mpamvu iyo mugeze mu nzego z'umutekano cyangwa by'ubugenzacyaha ari twebwe tugaragarwaho amakosa. Kubera kimwe bw'abagore namwe ko muva amaraso nka yacu, namwe magiye muva nk'abagabo bagiye batuvuganira ko mwatuzengereje. Barabivuga nyine ko abagabo nabo bahohoterwa, ariko ikigaragara cyo abagore turabanyantege nkeya. Niyo mpamvu rero buriya impamvu bababera nuko muri abanyantege. Turabanyantege nkeya cyane. None se twebwe abana n'abagabo. Iyo umugabo avuze ati ndagukubita, urushyi rw'umugabo ntago ari nk'urwo nagukubita. Ugiye guhana se uri umuyobozi wahana ute? Wahana urw'umugabo nirwo ruremereye cyane. Shirwa umugabo cyangwa ikofe. Goko mara yanjye. Ubwite uzana ishuri. Kandi namwe ari gihe mudutera ipasi. Ipasi? Cyangwa katume ntabwo mvise ejo bundi aho umugabo yarwanye n'umugore akamena isombe. Nyine urumva umugore. Isombe sha. Niyo mpamvu mbwira ko umugore ari umunyantege nkeya. Icyo ashyikiriye aragukubita. Kubera iki mu ntoki ze nta mbaraga zirimo. Niyo mpamvu. Hanyuma Adri tubwizanye ukuri. Wowe nk'umwari Adeline, iyo uri kureba aho imihe biri kugana cyangwa aho iminsi iri kwerekeza, ubona amaherezo y'ubu buzima cyangwa se y'ibi bintu abantu bari kunyuramo ari nka yayo? Nyine niko isi imeze, nizunguruka. Icya mbere ni ukwihangana. Yego. Umwe akihangana mu buryo abona, undi akihangana mu bundi, bikagenda neza. Mu gihe kidatereranye cyangwa kidakiye kure, twabonye witwa Bishop Gafaranga, ndetse ni muri bamwe wagiye uvugira akorwa muri gereza. Gafaranga yarambabaje. Yarambabaje disi. Ubwo tubuze mu cy'abagabo duhita tugaruka aho nyine iminsi ikona ingwe.
bavuze ngo iminsi ko ningwa nshimiye umugore we ariko wabonaga ko Annette nayo yari yahamutse. rero hari ukuntu abagore igitsina gore giteye ni ukuvuga ngo ushwana n'umugabo mu rugo ariko mu minota itarenze 30 ukajya guhuriza wagera aho polisi iri iyo ugiye kuryama kabona imbere yawe nta muntu uhari urasinzira muri uriya mudamu yari afite ibibazo birenze uko wowe kandi aramwijyaniye cyane ibibazo ntago yasinziraga Bishop Gafaranga yarafunzwe gisirimu baze ko umugore bamujyanye yimwigereza gereza umugabo ni umusirimu cyane ni umusirimu ariko nyine uriya mudamu yarababaye pe hari ndetse ndakereza ko hari umugabo bigeze babaza witwa Jean Paul nawe umaze igihe kito afunguwe baramubaza ngo ariko muri gereza byari bimeze taravuga ngo uzahamenya ugezeyo yampaye no witwa nyamakuru Ugendo TV n'atari Ugendo online yaramaje ati ese muri gereza koko ubona bimeze gute ambwa ati nabyo nakubwira uzabimenya ugezeyo ariko nibyo yamusubije neza ko ari ahantu rega ntagaraho umuntu umwe reka naho ingeri zose n'abagore se abagore bajya bafungwa barabafunga ahubwo cyane nose nidufite amakosa tugira amakosa natwe leta igomba kuduhana mu makosa twakoze Cedare ubona umuntu akoze kosa ari ngombwa ko bamufunga cyangwa bamuganiriza bagomba kumuhana bagomba kumuhana yaganirizwa hari igihe bakuganiriza bakanaguhana hari igihe urumva reba nk'ubu hari umudamu nabonye basanze ngo yoreye akanyamasyo iyo nkuru warayibonye narayibonye none se buretse gato mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nta muntu uhanwa bavuga karoga batamufatanya ubwo burozi n'igihamya ngo afungwe ariko bamusanganya akanyamasyo ndetse yabujije ababyeyi gutwita no kubyara ndetse nawe hari ibyo yiyemerera ngo ajya asinziriza abantu nijoro n'umuhungu we ngo bakabasha kwiba abantu biriya bintu bifite igihamya keretse ahari wamfatanya igihanga buretse ntabwo tuvuze ngo bumurozi aba ari utunze kariya kanyamasyo uri n'umurozi usinziriza abantu mu bicuku by'ijoro maje zibaho uburozi bubaho ni iyihe nama wagira kariya kanyamasyo umuntu agusanze ari nkawe ikintu nkaziho hari ahantu ngiye nagiye kandi bari abasore sanga baragafite mu ibasi akanyamasyo gasobanura iki ntago mbizi ariko abenshi bavuga ko gatera ishaba buranga umuntu ugafite arakira oya kandi kagenda gakururuka cyane katavaho kare ngo gatera ishaba cyane buriya toka satani noneho we yari agafite mu ibase ntoya izi ntoya ariko uriya mubyeyi we nabonaga ari ibase nini rwose yego noneho we uyu mubyeyi we yashyizemo amazi gusa uwo muntu wundi we yari yarashyizemo amazi ashyiramo n'utwatsi ngikubise amaso ni toka satani ni umusheri wawe oya ntabwo yari umusheri wanjye ni ahantu nyine twakoreraga tukajya kubikayo ibikoresho mu rugo rwe ushatse kuvuga ko yakoreshaga akanyamasyo cyangwa kamuzaniraga iki nisha abantu umugisha ni ibiki nyine nibyo ndi kukubwira ko bavuga ko kazana amashaba wagakoresha wowe ntabwo nagakoresha amashaba ahabwa n'Uwiteka Imana niyo itanga ishaba ariko so uramutse usanze mu rugo rw'umuntu harimo akanyamasyo wenda kagasanga nko kwa Nowa kwa Samson ari nk'umusheri wanjye ntabwo nazahagaruka n'ukuri kw'Imana n'abazimu ufite nk'abazimu none se bitaniye no gutunga inzoka mu nzu ntaho bitaniye iriya ni inkoko yoroye ngo azayirya ese mwana ariko akanyamasyo gateye n'ubwoba nanjye ukuntu nakabonye n'ukuntu kagenda noneho gafite amaguru ahengamye atya kagenda gatambika kagira gutya umva kariya kantu ni kabi pe ni kabi kagenda kagira gute usanga kwa kunabonye kwigira ngo mbega uburyo cyane akagaburira karabyibushye karahaze kazanye itayi ngo guki gafite ukuguru n'amanyashi ngiye numiwe nta nyashi karagatsindwa n'Imana nyashi zigira abantu ariko gateye ubwoba pe yego hanyuma dukomeje twabonye uwitwa ndamwita Vestina cyane Dorocas ntabwo barabanzi ko batandukanye gusa ku ifoto yabo ndabatandukanye kuko harimo uwirabura tuvuge Vestina uwirabura niwe mukuru ni Vestina washatse
asa niwe oya reka tuvuge wa undi washatse kugira ngo utaza kumwitiranya abantu bakaduseka ariko harimo uwirabura muri kometa abantu batwandikira harimo uwirabura ese kubera icyo ari abantu bacanga abantu harimo abirabura rega bajya kungana oya ntabwo ari impanga bwo bajya kungana kuko uriya wirabura niwe mukuru washatse ariwe washatse Vestina Dorcas bano rero ntaho bibavangira ubwo nanjye amazina yabo sinzi gutandukanya ngo nuyu cyangwa nuyu ariko kushusho ndabaza twabonye ikiganiro yakoze cyangwa se ari kuri Irene Empire avuga ati gushaka ukiri mutoya biravunanye biragoye wari genda ambwira mama ngo wamereje umuvandimwe wanjye akadusura urashaka ko nawe ashaka kandi igihe kitaragera yamushubije ngo se yabajije nyina yabwiye nyina mama ati wampaye murumuna wanjye tukaba turi kumwe undi nawe ati se uragira ngo mbashingire mwese mbatange kandi koko nibyo hanyuma urebye urabona ari iki kintu cyagoye uriya mwana w'umukobwa kugeza ku rwego ari kwicuza urugo hashize amezi 2 oya ntago ari kwicuza ntago twita kwicuza none tuvuge ko ari mugura ari guha abantu ntago bureka gato yaravuze ngo gushaka uri muto ibibazo cyangwa se biragoye kandi nawe yashatse ari muto ese yaravuze ngo muto wanjye uramutse ushatse sinabyemera kandi akababaje umugore baravuga mu kinyarwanda avuga ngo karamugarika none we karamugaritse ajya kwande uzi ikintu ngiye mbona ajya kwande ajya kwa nani kukushaka kubera icyo ari kugira inama abandi bana batonya bari munsi ye ko batagomba gushaka dore ikintu ngiye mbona buriya ntago ari uko urugo rwe rukennye ntago ari uko yabuze isabune yo gufura si yabuze n'umwenda ahubwo hari ikintu cyamutonze uriya mugabo afite nyakubahwa hari kazi ushatse kuvuga ngo afite iki nyakubahwa se ntabwo mu mibonano yarahamutse oya nawe se nyakubahwa nyine yarayibonye inyacyubahiro yarahahamutse kuki bitahura n'icyubahiro se ngo kandi n'umwana ariko mwana ufite ikibuno kingana kuri aba oya uramwana byibushye abona uriya mugabo rega ushatse kuvuga ko uyu mugore abonye umugabo abyibuha se yagiye mu rukundo oya buretse ushatse kuvuga ko uyu mugore abonye umugabo abyibuha ntago ari bose iyo ubonye umugabo mwiza muzima urabyibuha ugatohagira hanyuma we n'uruhe rwego umushyiramo afite umugabo mwiza kandi muzima kuki ari gutaka nyine arataka kuri iyo mpamvu ariko ikintu namubwira azamenyera iriya ni inkono umenyera ikagukubita ikakuryohera ibihe byose ukanyurwa mwana we wibwira murumuna wawe ko ari ikosa kuba warashatse umuvandimwe niba ari kumubwira ngo nawe uretse gushaka kandi na mama we yari iki na mama yari umukobwa oya ntago yamubwira na mama yari umukobwa none ari kubwira murumuna ngo wishaka kandi bari mu kigero kimwe barutanye imyaka mike barutanwaho mike ariko ikigaragara cyo niki kintu cyamuteye ubwoba nk'umubyeyi nawe wabyaye cyangwa se nawe uzi ibintu by'urugo mu buzima busanzwe iki kintu wagenera Vestine ngiye ikintu namugenera cyangwa namubwira iyo nkoni umuntu arayikubitwa akayimenyera kandi ndabizi ko ishimisha ahubwo nagira cyasenge agira urugo ruzima Imana imuhe no kubyara heke murumuna we nawe namubona azashake nawe azamenyera ushatse kuvuga ngo nabyare tukeneye kumona twite cyane nabyare rwose abantu benshi baribaza ati se ko yashatse tukaba tukimubona ari mu Rwanda ubundi ari hanze ari muri Burkina Faso ari mu Rwanda ari nkeka ko ari mu Rwanda kuko abakorana ibitaramo na murumuna we keretse niba murumuna we numvisha avuga akantu ngo niho ndi yego ashobora rero kuba ajya kumusura ntiwamenye ibyabo ntiwamenye twaba twinjiye mu bitatureba ariko ikigaragara cyo barakundana barabana barakundana gutana byaragoranye ese ubundi abavandimwe batana baratana ubwo nimba umwe ashatse undi agasigara mu rugo nihe batatandukanye kandi ari korabo iyo bavuze korabo ni abantu baririmba ari babiri nese batandukana gute bazatandukana none se umwe nagenda bakavuga ati ubwo umwe ashatse muri bo
ibintu byo kuririmba bizahita, ariko wabonye Ntabwo ko ari ibitaramo bizapfa. bari gukora. nyine bari gukora ibitaramo kandi byiza, ntabwo bizapfa, ahubwo ikigaragara cyo umwe azakora ukwe n'undi akora ukwe, ariko ntihazagire ugwa rwose. Oya, buretse Indirimbo zabo gato. turazikunda. Umwari Adeline, ubona wakwishimira ko Vestina na Dorcas umwe yakora ukwe cyangwa bajya, ariko se wamungani Ntabwo byashoboka. uyu muntu yashatse yahinduye ubundi buzima. Ntabwo byashoboka. Ni ukuvuga ngo ubwo muto najya yakora hanze, iki? najya hanze azakomeza akore ibyo yakoraga by'Imana, n'undi nawe nasigara nawe akomeza akora iby'Imana, kuko bose bazi kuririmba. Umwe aririmbye ku giti cye nta kibazo, n'undi aririmbye ku cye nta kibazo. Nicyo ngicyo no kubyumva cyane. Hanyuma umwe mu bashuti babo twabonye ejo bundi atererwa ivu witwa Niyo Bosco, tubona ibintu bigenda neza. Vestina arashatse, Niyo Bosco abonye fiancé nawe agiye gukora ubukwe, wabyakiriye ute? Ni byiza cyane, Niyo Bosco akwiye umufasha, umufasha akajya amureberera hatareba. Hanyuma n'iki kintu wanzura wabwira abantu badukurikiranye? Abantu banjye mu nkunda uko ndi, uko mwambonye, nunanyanga nta kibazo, Imana irakureba, ariko njye nta muntu nanga. Azakwanga wo mukunde cyane, nta mutima afite wo kwangana, nta n'uwo nigeze. Reka tugusabe, tugushimire ko wabanye natwe mu kiganiro. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Yego.